twongeye kubasaba inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV, tuje mu kiganiro Rayon Yacu update aho tubagezaho amakuru abatandukanye avugwa mu ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Wa munsi wari utegerejwe na benshi wageze, ekipe ya Rayon Sport tugiye kongera kuyibona mu kibuga ihatanira igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka 4. Ekipe ya Rayon Sport itazwi ko iki gikombe gisa, nyuma y'imyaka 4 ekipe ya Rayon Sport itazwi ko gushimisha abakunzi bayo bisa. Turakomeza kugenda turebera hamwe uko bimeze, uko abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino biteguye uyu mukino. Si ibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe ese ni bihe bibazo by'imvune cyangwa se nabaye bakinyi bashobora kutagaragara kuri uyu mukino ekipe ya Rayon Sport iza gukina kuri uyu munsi. Ese nabaye 11 bashobora kubanzamo bijyanye n'imyitozo ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport yakoze. Turaza gukomeza kugenda turebera hamwe iby'abatoza abakinyi batandukanye bakomeje kugenda batangaza kuri uyu mukino wa mbere. Ekipe ya Rayon Sport irabikina ku isaha 12:30 kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Tubibutsa ko ekipe ya Rayon Sport igomba kwakira ekipe ya Rutsiro bigakinira kuri stade regional ya Kigali i Nyamirambo. Reka dushimira abakunzi ba Rayon Sport batandukanye bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo usabwa rero nta kindi no gukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakanzaho kugira ngo ujye dukurikirana cyangwa se ujye wumva ikiganiro cyacu mu ba mbere. Sam Seveni, Muzungu Noah n'abandi mwese mukomeze kugenda mutwereka ko turi kumwe, mwakoze kunzogera muri abambere rwose. Turabashimira, mukomeze kugenda rwose mudukurikira 5 kuri 5. Sibyo gusa ariko Isaac Nibizi i Rubavu, Emerance kuri Great Media nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza. Ikishaka Vedaste nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza. Dani Mugenzi nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza, ndetse na Bosco nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza. Rayon Sport. Reka tubwire umukunzi wa Rayon Sport ushaka kujya muri groupe nziza cyane, groupe y'icyerekezo, groupe umukunzi wa Rayon Sport uwo ari we wese yakwifuza kubamo. Kuri ubu hari groupe nziza cyane yitwa Gikundiro Yacu. Buri mukunzi wa Rayon Sport turamushishikariza cyangwa se turamubwira rwose azi kwibera muri groupe ya Gikundiro Yacu, groupe irimo abantu bagamira mu kinyabupfura, groupe rwose nakwifuriza umukunzi wa Rayon Sport kubamo. Isaro ry'Inyanza ni groupe utasangamo ibintu by'amatiku bimenyerewe cyane cyane mu magroupe hirya no hino, aho usanga rwose umuntu ashyira igitekerezo ugasanga abandi bagenzi be kugira ngo bacyumve kimwe cyangwa se kugira ngo babyumve kimwe biragoranye, aho usanga abakunzi ba Rayon Sport rimwe na rimwe usanga bacanamo kubera ibitekerezo babadahuza. Ahangaha rero babasha kuganira bagahuza ibitekerezo, kandi niyo mutahuza igitekerezo mubasha kubaha igitekerezo cya mugenzi wanyu. Iyo ni Gikundiro Yacu. ukurengera izamu ya Rayon n'u Rwanda. Ushaka kugura itike y'umukino kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ubwira bitana mu mutwe n'ikipe ya Rutsiro, ushobora kanda akanyenyeri 939 ubundi ukigura itike y'umukino. Ugomba gusa ikipe ya Rayon Sport na Rutsiro ni umukino uze kuba ku isaha 12 aho kwinjira ari 2,000, 5,000, 10,000 n'ibihumbi 20. Rakawunga aha kandi ubaye uri kure cyangwa se ubaye utari hafi utari washe kureba uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport, ushobora kwifatanya n'abandi nawe ushyigikira ikipe ya Rayon Sport kugira ngo premium umukino ize kuboneka. Ukanda akanyenyeri 702 ubundi ugakurikiza amabwiriza, ubundi ugatanga premium umukino, ubundi natwe ibindi tukaza kubibaza abakinyi ba Rayon Sport n'abatoza ndetse n'ubuyobozi babaza ati ko twebwe twakanze akanyenyeri 702 mwebwe ibyanyu bimeze gute? Imana niyo nkuru ibaragiri. Yareka twereke mu kanya rero turebera hamwe ayo makuru yose tuba tubafite hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo wamenya nuko ngendi Modric. Ubwo rero nizere ko rwose namwe aho muri mu mpande zitandukanye z'igihugu mwese rwose mwakoze hano kunsogera kugira ngo mujye mubasha guhita munkurikira mu ba mbere. Ubwo ndabwira abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Sibyo gusa ariko reka dusuhuze n'abantu bari muri diaspora cyangwa se abantu badukurikirana bari hanze ahantu hagiye hatandukanye, yaba ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi
Burayi, Aziya ndetse n'ahandi hose rwose muri Amerika, mukomeze kugenda mugubwa neza kubera ko rwose nimwe bacu. Ubwo ndabwira abakunzi ba Rayon Sport, wahita uri umukunzi wa Rayon Sport rwose warakanze subscribe yawe hano rwose, ndakubwira ko ntacyo yabimaze kubera ko rwose ntabwo ibi ari wowe byagenewe. Mu yandi magambo, nta nzoga y'inyamunyu. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi, iye bafana bakunzi mwibuka ya mateka. Nyuma y'igihe kinini abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batazi cyangwa se batazi ko uburyohe bw'igikombe cya shampiyona gisa cyangwa se busa, kuri ubu ngubu abenshi bakomeje kugenda bakamera. Nahoze mbona abatoza b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye, abitwa Barwaka ndetse n'abandi bagiye batandukanye, abitwa Bahari Ingingo, bati rwose kuri uyu munsi cyangwa se muri uyu mwaka abakunzi ba Rayon Sport mugiye kumwenyura. Si ibyo gusa ariko kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Rwatubyaye Abdul Kimoto nawe ati igihe cyose abakunzi ba Rayon Sport muzaba muturi inyuma, natwe muzatubaza ibindi, ati kuko ntabwo tuzatuma mubabara. Siwe gusa ariko n'abandi bagiye batandukanye nka Ndize Samuel, Mbirizi Eric, abo nabo nabakomeje kugenda bavuga ati rwose igihe twabona abakunzi ba Rayon Sport nk'abo twakomeje kugenda tubona baturi inyuma kuri Rayon Day ndetse no mu myitozo yatambutse, bati nta kabuza ko ikipe ya Rayon Sport igomba gutwara ibikombe byombi. Nibikomeza kugenda bivugwa mbere y'umukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na Rutsiro, ariko kandi ni nako bakaniye uwitwa Rwaka Claude ati rwose nta kabuza abakunzi ba Rayon Sport muze kuba muri kuri stade ya regional ya Kigali, ubundi natwe ibindi mu bitubaze, ati icyo twababwira cyo tugiye guha isomo rya ruhago ikipe y'Abanyarutsiro. Nibikomeza kugenda bigarukaho na benshi batandukanye mu ikipe ya Rayon Sport, baba abatoza, abakinnyi n'abandi bagiye batandukanye. Ese abafana twebwe duhagaze gute? Amafani club agiye atandukanye nka Dream Unity nawe nabonye yakaniye cyane rwose, ati gahunda ni gahunda ku isaha 11:30 mbere y'isaha ko umukino utangira, banderole zigomba kuba zuzuye muri stade, aho turaba twiteguye rwose kujya guha Rutsiro ibyayo. Niko bakomeje kugenda baha Abanyarutsiro ubutumwa bati rwose bibaye byiza mwebwe, ati twamenye ko muri Otani, ati bibaye byiza mwazana Kadeyi, ati kuko rwose gahunda ni gahunda, tugomba kubaha ibitego byinshi. Nibikomeza kugenda rero bigarukwaho, ariko kandi kuri uyu munsi Reyo Yacu TV tugiye kurebera hamwe ese ekipe ya Rayon Sport ihagaze ite, ese abakinnyi bashobora kutaboneka kuri uyu mukino ni bande, ese ubundi 11 bari buze kubanzamo dukurikije uko imyitozo yakomeje kugenda ku munsi w'ejo, abo ni bande. Rayon Sport uko byakomeje kugenda bigaragara ko munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yakomezaga imyitozo yitegura ekipe ya Rutsiro. Imyitozo ya nyuma ekipe ya Rayon Sport yakoze yitegura ekipe ya Rutsiro, byakomeje kugenda bigaragara ko uwitwa Ngendahimana Eric n'ubundi ari umwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport itari bube ifite kuri uyu munsi. Si ibyo gusa ariko n'ibyakomeje kugenda bigaragara ko uwitwa Osaluwe Olize uyu nguyu byanze bikunze kuri uyu munsi agomba kugaragara, nyuma yuko kuri Rutsiro akomeje kugenda agira akabazo k'imvune, aho byakomeje kugenda bivugwa n'umutoza Inyigo Francis Christian ko uyu mukinnyi yaba yitonetse, ariko kuri ubu ngubu uyu mukinnyi araza kuba hari kuri match igomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na Rutsiro. Uyu Osaluwe yitonetse ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Hari ku munsi w'igikundiro cyangwa se ku munsi wa Rayon Day nibwo uyu mukinnyi yaje kwitoneka, ubwo yari mu bakinnyi 11 baje kubanzamo, ariko akaza gusimburwa mu minota ya nyuma, bijyanye nuko uyu mukinnyi ngo yari amaze kwitoneka maze aza gusimburwa hajyamo Blaise Nishimwe. Si ibyo gusa ariko nubwo uyu nguyu turaza kuba tumufite cyangwa se uyu nguyu araza kuba hari, ekipe ya Rayon Sport iraza kuba idafite Hakizimana Adolphe nk'umuzamu wari uri mu ikipe ya Rayon Sport sezishize, umuzamu wafashe imikino myinshi muri Rayon Sport sezishize. Kuri ubu ngubu Hakizimana Adolphe aracyafite akabazo ku rutugu, ntagaza kugaragara. Byumvikane ko abazamu batatu bahari kuri uyu munsi ni Bonheur nk'ibisanzwe, ndetse Amani araza kuba hari, ndetse n'uwitwa Ramadan Kabwire guturuka mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Yanga Sport Club cyangwa se timu ya Wananchi. Si ibyo gusa ariko mu ikipe ya Rayon Sport urebye abakinnyi badahari kuri uyu munsi nabo ngabo, nyamara abandi bose baraza kuba bahabaye. Ese 11 baza kubanzamo kuri uyu munsi ni bandi?
dukurikije uko imyitozo ku munsi w'ejo yari imeze, dukurikije uko twakomeje kugenda tubibona kuri uyu munsi 11 baza kubanzamo, nta gushidikanya ko uwitwa Hategekimana Bonheur araza kuba ari mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma gukora amakosa atandukanye yaje gutuma ikipe ya Rayon Sport itsindwa n'ikipe ya Vipers. Ni nyuma abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bamutakariza icyizere, basaba ikipe ya Rayon Sport ko yazana undi muzamu w'umunyamahanga kugira ngo akomeze kugenda aziba icyuho cy'uyu mugabo igihe Hakizimana Adolphe ataraza. Ariko n'ubundi byaje kurangira uyu Hategekimana Bonheur imyitozo agaragaye ku mugoroba ariwe mukinnyi ushobora kuza gukoreshwa abanzamo mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Bijyanye nuko Ramadan Kabwid ataramenyera muri ikipe ya Rayon Sport, byumvikane ko ashobora kuba ariyo mpamvu wenda itumye Hategekimana Bonheur wagaragaye ku mikino myinshi ikipe ya Rayon Sport iherutse gukina ariwe ushobora kuza kubanza mu izamu ikipe ya Rayon Sport, ubwo irabihanganye n'ikipe ya Rutsiro. Byumvikane ko wenda ubwo uko bimeze gutyo, ubwo ni ikipe ya Rayon Sport ifite abanyamahanga bagera kuri 7 kuri uyu munsi, kuko witwa Musa Kamara ntaragera mu ikipe. Byumvikane ko ni ikipe ya Rayon Sport ishaka ubwo bwo gukoresha abanyamahanga 5 mu kibuga, ubwo byumvikane ko barafite Hategekimana Bonheur muri iri zamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe mu mutima wa defense Ndizeye Samuel uri ari kapiteni kuri uyu munsi, niwe uraza kuba ari mu mutima wa defense. Ni mu gihe kandi byanze bikunze witwa Mitima Isaac agomba kuba ari muri iyi defense. Byumvikane ko ni axe centrale ya Mitima Isaac na Ndizeye Samuel bamaze kumenyerana, bamaze gukinana imikino myinshi. Ni mu gihe kandi kuri kabiri haraza kuba hari Felicien, ni mu gihe kuri gatatu k'ikipe ya Rayon Sport haraza kuba hari umukinnyi bita Ganijuru Elie. Kuko imyitozo akomeje kugenda igaragara ko munsi w'ejo nuko uyu Felicien n'ubundi byanze bikunze igiye kwitwara nabi uyu mukinnyi bita Junior Didier cyangwa Umucyo Junior Didier ashobora kwisanga ari uri kuri kabiri k'ikipe ya Rayon Sport, nyuma yaho byakomeje kugenda bigaragara ko umutoza akomeje kugenda abasimburanya areba ese ni ushobora kuza kubanzamo. Gusa ari kugiye kureba kuri current cyangwa kigiye kureba kuri forme bafite, umukinnyi bita Umucyo Junior Didier ari hejuru y'uwitwa Felicien. Nubwo witwa Felicien ari umaze gukina iminota myinshi muri ikipe ya Rayon Sport, ariko rwose bikomeza kugenda bigaragara ko uwitwa Junior ariwe uri hejuru y'uyu nguyu Felicien. Byumvikane ko kuri gatandatu k'ikipe ya Rayon Sport araza kuba hari Mbirizi Eric, akaza kuba uri kuri gatandatu k'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kuri 7 nk'ibisanzwe kandi haraza kuba hari umukinnyi bita Paul Wele, akaba ari uri buze guca kuri 7 k'ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe ku 8 k'ikipe ya Rayon Sport haraza kuba hari umukinnyi bita Osaruwe, ariko uyu Osaruwe igihe byakomeza kugenda bigaragara ko ataraba fiti, uko no ku munsi w'ejo nubwo yakoze imyitozo ariko wabonaga ko hakirimo akantu. Byumvikane ko uwitwa Blaise Nishimwe cyangwa se Mwene Mateso ashobora guhita akaba kuri uyu 8, akaza kuba ariwe uzibuze kuba akina ku 8. Ndekwe Flex araza kuba ari ku 10, mu gihe uruhande rumwe ruraza kuba rucaho Willy Esombe Onana nkuko twakomeje kugenda tubivuga, urundi ruhande Paul Wele. Mu gihe kuri attaque equipe ya Rayon Sport iri bube Ishora Traoré ariwe muhigi bitego kuri uyu munsi. Byumvikane ko ni ikipe ya Rayon Sport ikomeye cyane, ikipe ya Rayon Sport ifite abanyamahanga 2 baca ku mpande, uwitwa Traoré nako uwitwa Paul Wele ndetse n'uwitwa Onana yatakisha uwitwa Traoré. Mu gihe kandi uyu nguyu Osaruwe yaza kubanzamo yaba ari wenyine uri ku 8. Byumvikane ko n'ubusatirizi bw'abanyamahanga, mu gihe kandi rido ya defense cyangwa se uraba ari umukaseri kuri uyu munsi nawe ari umunyamahanga ariwe Mbirizi Eric. Ni mu gihe bwo ku 10 waje kwivangamo umunyarwanda ari Ndekwe Felix. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport mu kibuga rwose iradanangiye, iri buze kuba ihiga ibitego, ishaka uburyo byibuze se zitaha cyangwa se uyu mwaka w'imikino abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baraza kuba bamwenyura cyangwa se baraza kuba bishimiye rwose ekipe yabo, bitandukanye n'imyaka yashize. Ubwo ikipe ya Rayon Sport muri imyaka ishize igera kuri 4 abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bari mu bwigunge, imitima yabo yari yijimye kubera ibyo bakomeza kugenda babona mu kibuga. Uyu mwaka rero umuntu w'ibyishimo mu ikipe ya Rayon Sport. Ese nk'umukunzi wa Rayon Sport urabona rinde ushobora kuza gutsinda igitego cya mbere kuri uyu munsi? Iyi ni Rayon Yacu TV, ngende Modric. Ubwo murakomeza kugenda mwandika muri comment mutubwira muti turabona igitego cya mbere byanze bikunze ari uyu ushobora kuza kugiterekamo, ariko nge icyo mbona uwitwa Ndekwe Flex ashobora kuba afite igitego muri iri zamu ry'ikipe ya Rutsiro. Ngayo nguko rero iyi ni Rayon Yacu TV, ngende Modric. Amakuru ya Rayon Sport kuri Rayon Yacu TV nakagaruka. Ciao ciao. Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakameye.
twifuza kujyana i Kanombe twibire mu birere tube ba serugendo